kurota ukora imibonano n'umuntu utazi kandi ukumva ari bibi, mbese ukumva ujenwe wumva utabishaka cyangwa se wicira urubanza, byerekeza ku myuka mibi iganisha ku busambanyi. Bityo rero ugomba gusenga. Akarusho kuri icyo, iyo ubyutse wumva ko utameze neza, wumva byari bimeze nk'aho ari ibya nyabyo, iyo ni imyuka mibi cyane. Byuka usenge. Uburyo bwa kane, nanone iyo urose ukora imibonano n'umuntu uzi cyangwa se umuntu mukundana, uwo muntu aba agukunda cyangwa se aba agushaka. Uburyo bwa gatanu, kurota ukora imibonano n'umuntu utazi cyangwa se ikintu utabona, byerekeza guhura n'umwaku cyangwa se kuba wararozwe. Cyane cyane ku mukobwa, ushobora kujya utengushywa n'abantu bakwemerera ibintu cyangwa se ugatsindwa mu byo wakoraga, ndetse ukanakenererwa gusa kwishimishirizwaho. Niba uri gupanga ikintu cyakugirira umumaro cyangwa witeze amahirwe agiye kukuzira cyangwa se ikindi kintu cyiza, maze ukarota ukora imibonano, nyaboneka byuka usenge, kuko bitabaye ibyo 80% y'ibyiza byose wari witeze biba bigiye kuyoyoka bigahinduka umwako. Inzozi zo kurota imibonano, cyane cyane uri umukobwa, ni inzozi zo kwitondera. Nurota izo nzozi uzabyuka usenge.